gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Abashuje mwese abateze amatwi BBC, uyu ni umwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano. Turi kuwa gatandatu tariki 17 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024. Uyu munsi mu kiganiro cyacu turavuga ku ifungwa ry'insengero mu Rwanda, aho izirenga 5,000 zafunzwe kuva mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi. Leta ivuga ko insengero zitubahirije amabwiriza y'ubuzima n'umutekano, arimo no kuba zidafite uburyo bwo gukumira urusaku rw'abasenga kugera hanze y'urusengero. Insengero zisabwa kubahiriza amabwiriza menshi agendanye n'imyubakire. Itegeko rishya ry'amadini mu Rwanda kandi risaba buri mushumba w'itorero kugira impamyabumenyi ya teolojiya. Bamwe mu bakuriye amatorero baganiriye na BBC bavuga ko bari kugerageza gushyira ibintu mu buryo ngo nubwo bitoroshye. Hagati aho kandi bamwe mu basesenguzi bakavuga ko icyo cyemezo kibuza abasenga uburenganzira bwabo bw'ibanze. Ni mu gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko atazihanganira akajagari kari mu matorero ashingwa kugira ngo anyunyuze imitsi y'abaturage n'abavugabutumwa bigize abahanuzi. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Kuri Kiliziya Gatolika ya Ngoma, Nibagwire Donatira yaraje gusenga, ariko asanze ibintu byahindutse. Kiliziya imaze iminsi ifunze, kimwe mu byemezo bitoroheye abandi bakristo nkawe, aho insengero zifunze. Garuka nyine nuko turi kuguma mu rugo, kandi harimo abantu bashaje babashaga kugera nkangaha, none ntibakishoboye kuza, kandi noneho urareba urubyiruko rwishi rwazaga rugasenga, ubu rwaraguye. Use murumva ko barimo bibere mu byabo bindi, ingeso mbi zirimo ziriyongera, kandi umuntu yasengaga zikagabanukaho gakeya, Nyagasana kabijyamo kadufasha. Mu gihugu hose insengero zirenga 5,000 n'imisigiti zarafunzwe kuva mu mpera z'ukwezi gushize, ku mpamvu leta ivuga ko ari ukutubahiriza amabwiriza cyane cyane agendanye n'imyubakire. Kuri zimwe mu nsengero, abayoboke bashyize hamwe mu bikorwa by'umuganda wo kuzisana no kubaka ibisabwa. Mukeshimana François ni umwe mu bari muri iyi mirimo. Insengero zitwegereye hafi ya zose zirafunze, ku buryo ushobora kugera nko mu birometero 5-10 utabona nk'urusengero rufunguye. Ubwo urumva rero ntabwo bwa buryo bwo kubona aho umuntu yasengera yenda hakora ntahahari. Ndasaba ko abakristo bose begera, cyangwa abayobozi b'amatorero bakegera abakristo bagafatanya kugira ibyo bakora byibanze kugira ngo bemererwe kugira izafungurwa. Leta ivuga ko gufunga insengero n'imisigiti atari ukubuza abantu gusenga, ahubwo ko ari ukurinda umutekano n'ituze by'abahasengera. Leta kandi ikavuga ko hari abasengeraga ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ndi hano mu murenge wa Mutete, aho abantu basengeraga ku mugezi umanuka hejuru mu misozi miremire ya Mutete. Wowe witwa nde? Ni ku Rusumo hano nuko witwa. Nitwa Bihoki Celestine. Wowe utuye hano ku Rusumo? Mu murenge wa Kageyo. Mbonye uhonda amabuye, cyo uri guhonda amabuye. Niko kazi kawe ukora? Niko kazi nkora. None hano uhazi kuva ryari, uhazi kuva gihe ki? Amazi kuva maje kuvuka. Mfite imyaka 56. Hari abantu bazaga gusengera hano, urabazi? Nabonaga baza gusa ntago mbazi. Ariko barahasengeraga hano? Barahasengeraga. Ibarazaga bagasengera mu mazi, bakiga amakuru y'amabuye, bakavuga ko ngo ari misenga, niko babeshyaga imbere amazi acyanywe. Bakavuga ko ngo ari misenga, bamwe bagasengera ku mazi hano, abandi bakajya ruguriya mu ishyamba. Ku bitaro biri hejuru hariya. Niko numvaga ngo barakizwa, ngo bakakura amafaranga, imana y'amafaranga. Nimba byo simbizi. Kubera ko kuva mvutse nasanze y'amazi. None gusenga byaje nyuma. Ubwo nta muntu wigeze agirira ikibazo hano hantu wenda? Hano abantu babiri bapfiriye muri aya mazi. Urabizi neza? Ndabizi nzi ko bapfuye babiri bazize amazi. N'amazi yabishe. Umwe yaguye mu kizenga hariya hejuru, yagiyemo aheramo, undi aza hano imvura yarayiguye ahera mu mazi. Ubwo leta yafashe ingamba ishyira abadaso bo kuharinda. Ndababona baharinze. Baraharinze.
ubwo kuva baharinze abantu abasengeragamo ntabwo bongeye kuza niyo baje baza bujura abadaso batahari bataye mbese baza bujura. ubwo icyo gihe hapfira abantu hari nko mu buhe mwaka niba wibuka? Ndumva ari kera ni nko muri za 2010 hari nibwo umwe yapfuye akundi yapfuye mbere ntago nibuka umwaka. Harimo wapfira hari hejuru mu kizenga ni wabanje gupfa undi apfira hano hasi ndumva umwaka simwibuka ariko ndumva hacemo nk'imyaka hafi 20. Nitwaga Wisonga na Stasi. uriya mugezi witwa gute? Uba wita Mwangi. Mwangi? uwuzi ufite imyaka ingahe mze? Heze ko navukiye hano. Iruhande rw'uyu mugezi? Ni iruhande rwawo. Warawoze se buriya? Kubisemo umuvumba ndagira inka mbo mu 1988 mukoraho urugomero rw'amashanyarazi rwahabanje nge n'Abadage twubaka urugomero rw'amashanyarazi tucanira isantere. Ibyo birarangire mu intambara ibaye birasenyuka bonye bakora ibishyashya ndawuzi neza nawuvukiyeho. Abantu baza kuwusengeramo rero? Abawusengeramo ibyo ngibyo ntubimbaze byatangiye kera ndi umwana. Ariko nibyo ndi kukubaza nyine ngewe ndi umwana ndagira inka makaroni sinari nziza arizo abazungu barazaga bakahamara igihe bahasengera n'abazungu n'abapadiri bakahamara igihe bahasengera bakatugaburira ibiryo batetse twabonamo za makaroni tukazijogora tukazijugunya tukarya umuceri n'ibirayi. Ariko abazungu nibo batangiye kuhasengera? Nibo bahatangiye bwa mbere ndi umwana ndagira inka ndi kumwe na sogokuru muri za 72 kuko nagiye 72 nibwo nigaga primaire Kavumu nababonaga gutyo bakashinga amahema bakamariye. Ariko nyuma haje abakristo batandukanye abavuye ikantarange hehe za Kigali hose bakajya baza kuhasengera. Abo bazaga kuhasengera baje nyuma yabo bose baje nyuma ya 98 ngewe mvuye mu buhungiro nibwo nababonye. Hari amakuru numvise ko hari n'abantu bagiye bagwa muri uriya mugezi? Ibyo byabayeho umwe yaguyemo hariya ruguru ariko byabayeho nyine kukwibeshya ko yagize ngo arahazi kandi atahazi. Nta muntu wari umuyoboye n'uyu n'umwe yaragiye yumva yigize ikirenga agwamo. Ubundi nawe amazi yavuye ruguru iriya Mwange yuzura atabizi barimo basenga. Ubwo ngo babibonye ko amazi yatangiye kwiyongera bavuyemo barigendera amuzimirizamo. Barahafunze ariko harafunze yesu ubundi basengera amahema ko yahindutse amashanyarazi. Bahashyize urugomero ari amazi yakica umuntu. Ariko turiya dukeya ibyo byose urabona ni ahantu ku rutare ntabwo wabura kuvuga ko hashyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Ubwato bugendamo abantu bangahe ntabwo arayumvisha ubwo muri Nigeria uko byagenze ntabwo arayumvisha bwa bundi bwahiye hariya muri Burengerazuba bwa Afurika butwaye ibicuruzwa. None wowe ushyigikiye ko abantu bakomeza kuhasengera? Imodoka zica abantu ndabishyigikiye ubwato bwica abantu bakomeze bahasengere muze. Noneze mu myaka 56 mfite abo bantu babiri rukumbi bahapiriye. Ubwo imodoka muri muhanda Kigali Gatuna muri 72 hamaze kugwa abantu bangaye. N'abantu basenga nta kibazo bafite gupfa birahari no mu kirizi insengero zirabagwe ubwanikiro bw'ibigori ntabwo bwagwira abanyeshyira hamwe aribo babwibaki. None se ingamba zo gufunga ibiriziya kugira ngo byuzuze ibisabwa kugira ngo abantu basenge mwituze hameze neza urumva atari nziza? Izo ngamba zo gukora ibyo ngibyo nabyo ababishyizeho n'uburyo babitekerejemo simbizi. Nta nubwo ngewe nanabimenya numvishe babivuga ejo ku cyumweru nibwo numvishe babivuga. Wowe ntiwasenze rero? Ngewe ntabwo ejo nagiye gusenga ejo kubera ko usengera hafunze se? Oya. None ariko leta yo ikishaka nuko abantu basengera ahantu hatekanye hameze neza mu nzu zimeze neza zigendanye n'icyerekezo. Ibyo ngibyo n'ubundi hari ahantu bakubwira ngo ugende wiherere mu cyumba cy'inzu yawe ubwire Uwiteka icyo umukeneyeho kuko akwitayeho ntacyo uzamuburana. Ntabwo rero izo nzu zitekanye nazo hari izindi nenge zifite kuko Yezu w'i Nazareti bamubatiza nta kintu yigeze aha Yohani Batista. Izo nsengero akenshi na kenshi zisaba amaturo zisaba ibyo bintu byo gufasha abo baziyoboye. Ibyo bintu abenshi batura Imana agahinda kabo cyangwa ububare bwabo bifashishije ahantu nk'hariya hadafite uri bugushyire ku mabwiriza ku makondisiyo nk'aha ngaha nyine hano kuri uyu mugezi. Kuri uyu mugezi nyine kuri uyu mugezi ntawe ukubwira ngo igiseke kiri hariya uri buturaya
ntawe uri bukubwira yuko uri bwitange aya ngaya. Ibyo ngibyo ntabihari. mu turere twa Musanze na Rubavu naho hari ahantu henshi abantu basengeraga hatari mu nsengero zubatse, ahazwi n'ahitwa Ndabirambiwe. Ibintu byo kujya gusenga kuba barafunze insengero n'ubutaha bakabuhagarika, ibintu by'insengero byari bimaze kuba amakajagari, uwabura igice akora yashinga igicumba cy'amasengesho bakirirwa bari gutuburira abantu. Mbese ibi bintu byabaye ntago byadutunguye, byari biri mu mugambi w'Imana. Nta kintu Imana ikorera guhomba, nibisubiraho bagasenga bagasubira mu muhamagaro nk'uwa mbere, Imana izongera ikingura inzira twongere dusenge. Wigeze kumbwira ko wasengeraga no mu butayu, wasengeraga hagana he? Njye nasengeraga za Ndabirambiwe, za Sedogo na za Kanyarira, nabaga mfite uburyo nkajyayo. Kuki wajyaga gusengera mu butayu kandi uzi ko hari insengero? No mu rusengero tujyayo biterwa n'ikibazo ufite. Nkanjye icyatumye njya gusenga no mu butayu no mu rusengero hose, mfite umukecuru urwaye ufite ikibazo. Numvaga nshaka gusenga kugira Imana izampindurira ubuzima. Mu butayu twahakuraga imbaraga no gukomera. Burya umuntu uri gusenga ntabwo yaja mu byaha, ntabwo yaja mu buraya, ntabwo yaja mu gakungu. Iyo umuntu ari gusenga abashaka kwiyunga n'Imana, Imana ikamuha imbaraga zo gukomera, akagumya agasenga, kuko nta wizeye Imana uzakogwa n'isoni uko byagenda kose. Hari n'umuturage wowe gufunga insengero, urabanza utubwire amazina yawe, hanyuma gufunga insengero byakugizeho izihe ngaruka? Nitwa Vumiriya Claudine, nzengeraga mu Bisizi mu Batisita. Nuko ndagisenga. Ngewe naringiye gusezerana, none nabuze aho nsezeranira. Umva urusengero rwacu bararufunze. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Insengero nyinshi kandi zafunzwe kuko utubahiriza uburyo bwo gukumira amajwi y'abasenga ngo bagateza umutekano muke abaturanyi nazo. Insengero kandi zisabwa gushyira amakaro imbere mu nyubako n'amapave hanze yazo, mu gihe umukuru w'urusengero agomba kuba afite impamyabumenyi ya teolojiya. Pasiteri Cyubahiro Charles ukuriye paruwasi ya Matyazo mu itorero ADPR yabwiye itangazamakuru ko ibyo basabwa bitaboroheye. Yadusaba ko duhamagara n'umutekinisiye aturuka i Kigali, araza araturebera, aratubwira ngo uru rusengero rwacu kugira ngo rujyemo sound proof tuzishyura $42,000,000. Ubwabyo abakristo bumva ko ari nyinshi. Hanyuma hiyongereho gutunganya imbuga, amapave, arasaba $4,700,000 izo batubariye. Hanyuma n'andi masuku tutarashyiramo ibindi bikoresho bagiye dusabwa, imirindo nkuba yiriho ariko za kizimyamwoto zirakenewe, hazakenerwa amapare bagiye badusaba, ariko urumva ko bigoye, ni umutwaro uremereye. Insengero za Pentecote ziri muri nyinshi zafunzwe mu Rwanda. Twashatse abakuriye itorero rya ADPR ku rwego rw'igihugu n'abakuriye andi madini nka Kiliziya Gatolika ndetse n'Abayisilamu, ariko ntibadukundira kutuvugisha. Mu itorero ry'Abangilikani bo bemeye kuvugana na BBC. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umuyobozi mukuru akaba n'umuvugizi w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, ni Musenyeri Laurent Mbanda. Mwakiriye mute ifungwa rya zimwe mu nsengero harimo n'izo mu itorero muyoboye? Icyemezo ko twagifashe twaracyakiriye, kuko ni icyemezo cyane no kureba no gusuzuma buryo busanzwe. Ntabwo ari ubwa mbere bibaye basuzuma yuko dukwije amategeko, twujuje ibisabwa. Rero bije tugomba gufatanya nabo kubereka ibisabwa, aho tubifite bikagenda neza, aho tutabifite tukaba tutujuje ibisabwa n'amategeko. Kuba rero bafunga ntabwo ari igitangaza kandi nta biracitse, kuko ibisabwa ni ku neza yacu nk'abakristo, ni ku neza yacu nk'abayobozi b'amatorero. Ahubwo ngira ngo ibyo bisabwa kuba tutarabyujuje ngira ngo twariraye, kubera yuko byinshi mu bisabwa nta na kimwe tutari tuzi. Urugero ni uko dusabwa ibijyanye n'uko amaparuwase yacu, icyo twita paruwase, kiba kiyobowe n'umuntu ufite amashuri akwiye,
ibyo rero ntabwo ari igitangaza kandi ntabwo byari bikwiye gutungura kuko ni ibintu tuzi kuva muri 2018 tuzi yuko twari twarahawe imyaka 5. Iyo myaka 5 rero ikaba yararangiranye n'umwaka ushize mu kwezi kwa 9. Umuntu rero aje abaza tese ibyo twasezeranye cyangwa ibyo twababwiye cyangwa itegeko ririho byarakurikijwe, ntabwo byaba ari igitangaza, ntabwo byaba bitunguranye, nta n'uwavuga ngo ni ikibazo. Ahubwo icyo twari dukwiye gusubiza ni ugusubiza ngo yego byaratunganye cyangwa se oya ntibiratungana cyangwa se turacyafite ikibazo aha n'aha. Ibyo rero ni ibintu twari dusanzwe, nta biracitse niko nabivuga, kandi ntabwo ari ukuvuga yuko bitubujije umwidegembyo wo kuvuga ijambo ry'Imana. Imana ishimwe yuko abenshi ibijyanye n'amaparuwase twari tumaze gushyiramo abantu muri iyo myanya, aho bitarakunda naho bizakunda, ariko noneho mu buryo bw'uko amaparuwase yacu yarakwiye kuyoborwa n'abantu bize, ni ikintu cyumvikana, kuko iyo umuntu atigishijwe kandi ngo yige ijambo ry'Imana neza, ubwo n'ibyo agabura bishobora kuba atabigabura neza. Nubwo nemera yuko hari abadafite amashuri bigisha kandi bakigisha ijambo ry'Imana neza, iyo nayo ni impano kandi ku bantu bazi Bibiliya mu buryo buhagije, ariko kujyana n'igihe tugezemwo ntabwo nibaza yuko ari bibi. Ubwo rero twebwe tubyakira neza. Ikindi ni uko twari tuzi yuko dusabwa kuba twafata amajwi kugira ngo ntidusakurize abaturanyi cyangwa se abatwemereye, ibyo twari dusanzwe tubizi ndetse byigeze no kugenzurwa na mbere. Aho mvuga rero yuko twiraye nuko niba ntaho tubifite, twari tuzi ko mbere byasuzumwe, aho tubifite byari bikwiye gukomeza neza, aho tutabifite twari dukwiye guharanira no kugira intention zo kubikora, kandi mvuga yuko twiraye hamwe na hamwe ahandi kandi bikwiye. Kutubaza ko twaba dukwiye kugira tuwarete, cyo ni ibintu numva yuko kitakabaye ikibazo cyangwa se ngo bibe biracitse cyangwa se ngo bivugwe hanze ngo basabye ibi nibazabye ibi. None se niba dufite ahantu insengero ziri tukaba tudafite ubwiherero, dufite abagabo, dufite abagore, dufite abana, nibaza yuko nabwo atari ukureba ikiremwa muntu, atari ibyo ni basic needs z'ibintu twari dukwiye kugira tugatunganya kugira ngo n'abakristo bacu bagubwe neza kandi babe heza kandi bamererwe neza. Niba dusabwe yuko twaba dufite umurindankuba ku nzu zose, nibaza yuko ukenewe cyane cyane kuri izi nsengero, ahantu hakoranira abantu benshi, inkuba ishobora gukubita ikica abantu, noneho nawe ukaba wabibazwa, nubwo kandi ntabaza ngo bikubaze, tuvuge ko nawe bikubajije, nawe ako gahinda sinzi aho akagerana naho bakajyana. Rero ikintu kirinda abantu kikarinda abakristo bacu, ngira ngo nitwe twari dukwiye kugiharanira ba mbere. Niba tutagifite tukagerageza kugishaka, niba rero baje bakavuga bati nta gihari reka dufunge, numva yuko tutari dukwiye gukubita urutoki ku rundi, ahubwo twari dukwiye kumabiriza abakristo bacu ngo reka ibi dusabwa tubigereho, tubibone ni ku neza yacu. Ubwo rero n'ibindi byose bisabwa ni nk'uko nguko. Nibaza rero yuko mu magambo make nta biracitse, kandi mu magambo make ni ku neza yacu. Ikintu kibo gusa cyumvikane, ntawe uriho ubuza abantu gusenga. Ngira ngo hariho abifuza gutwerera leta ibyo itarimo kandi ibyo itari gukora, kubera yenda bamwe mu bayobozi b'amatorero cyangwa se twe ubwacu tuzafasha responsibility twari dukwiye gufata. Hafunzwe insengero nyinshi, nta ngaruka byagize ku bakristo banyu hirya no hino? Ingaruka bwoko ki? Ingaruka bw'uko umuntu atagiye gusenga ku cyumweru, ingaruka y'uko byagenze bite? Z'uko wenda babuze aho basengera cyangwa se ahandi hari insengero ari kure y'aho batuye. Ushaka gusenga ntiyabura ahasengera. Bisanzwe yuko nshobora kuba ntasengeye Kibagabaga muri katedrale, nkaba najya gusengera i Remera mu bandi bakristo. Nibaza yuko ushaka gusenga kuri icyo cyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri, kuko ntabwo nibaza ko hari zifunze burundu, kandi niho zaba zifunze burundu umuntu ashaka gusenga ntiyabura ahasengera, haba muri denomination yari asanzwe mwo. Nibaza yuko niba ari umukristo wa Kinyinya akaba urusengero rufunze kuri icyo cyumweru, kuki ataza gusengera Kibagabaga cyangwa n'ahandi ngo aze afatanye n'abandi gusenga Imana? Bibaye ngombwa kandi akaba yumva yuko aho hamubere kure adashobora kujyayo, ese gusenga no mu nzu yakwicara akicara n'umuryango cyangwa se n'abakirera ubwe agasenga Imana,
kandi agasoma ijambo ry'Imana. Nibaza rero ko urusengero rukuru ni mu mutima. Ijambo ry'Imana dushobora kuryumvira mu nzu, dushobora kuryumvira kurisomera mu nzu, ariko icyo ntabwo ari cyo ndiho mvuga cyane ngo noneho nibagende bajye muri house churches. Ahubwo icyo mvuga ni uko twari dukwiye kugira our own assessment nk'amatorero, tukareba ngo amaparuwase mfite ahakwije ibyangombwa na yahe, ese naba ndirectiza abantu kujya gusengera hehe adakwije ibyangombwa, se niki twakora dufatanije ndetse n'ayandi maparuwase yo afite ibyangombwa kugira ngo nabo tubageze aho ngaho tugeze, noneho basengere mu nsengero zabo. Rero tudashatse kubufata mu buryo buri negative, ahubwo twari tubonye isomo, twari dukwiye gukuramo inyigisho, twari dukwiye noneho guhagarara rero akanya gatoya tugasa nk'abitaje, tukagira ifoto generale y'aho insengero zacu ko zimeze, noneho tugategura gahunda y'ukuntu tugiye gusubiza ibyo bibazo duhuye nabyo by'ibidakwiye. Archbishop w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, ukurikije ibisabwa urabona byoroshye byose kuba mwabishyira mu bikorwa muri iki gihe? Ntacyo mbona na kimwe kinaniranye. Yenda wavuga uti paruwase nyanaka ntifite amafaranga yo kugura muri Ndankuba, ariko aho ngaho niho ndiho mvuga yuko dufatanije paruwase zifite uburyo zigafasha izindi, cyangwa se abakristo bafite uburyo bagafasha abandi. Reka nk'urugero, ku cyumweru gishize muri katedrali wacu ntabwo bavuze ngo mushyiremo za kamera, mushyiremo ibiki, ariko abaje barazuye baravuga batahantu neza, mufite ibintu bimeze neza, ariko n'uwashyiramo za kamera ntacyo byabafasha. Ni suggestion, ni inama batanze, ntabwo ari ukuvuga ngo turagufungira kuko udafite kamera, ariko kubera ko babivuze kandi natwe tukabona yuko bikenewe, ndetse n'akakuma ka detector tukabona ko dukeneye, twaravuze mu rusengero turavuga tuti urabizi dukeneye iki, abantu barahaguruka barabyitanga. Niba rero hari paruwase hariya, ejo nabwo umuntu yaraje ati ariko n'iki insengero zahazibuze kugira ngo zibe zagira, umuntu aduha miliyoni n'ibihumbi 200 kugira ngo tugire ibintu by'amazi, tugire n'umurinda nkuba aho utaruri. So rero nibaza yuko aho kujya muri panike, aho kuvuza induru, aho kugira ngo biracitse, ahubwo twari dukwiye nyine kugira hirya tukagira assessment rero tugize, tukareba n'icyo bidusaba kugira ngo izo nsengero zidakwije ibyangombwa noneho zibikwize, ahubwo tunabisengere, ahubwo ngujya gukira indwara arayirata, tunabiganirira n'abakristo bacu, noneho abitanga bitange, ibikorwa bikorwe, abasenga basenge. Ukurikije imirimo yo gusana hamwe na hamwe cyangwa se gushyiramo ibikwiye ibisabwa, urabona biri ku kigero wenda kingana gute ukurikije insengero mufite? Z'amaso naho nkora abantu bariho barakora uko bashobora kugira ngo ibyo bintu bitungane. Nanjye aho njejwe mbona mfitemwo muri metropolitan mfite, hariho n'ibyamaze kurangira aho babwira bati partenaire irakenewe, muri Ndankuba irakenewe, tukaba dufite uburyo turagenda tukawugura tukawushyiraho. Aho bavuga bati hari hakenewe kurinda amajwi ngo ntasohoke cyane, n'icyo ngicyo ni ikintu kiro gitara abantu induru, bibaza yuko bakubwiye kugira studio nk'iyo muri radio na televiziyo. Ntabwo ari uko nguko, ntabwo ari byo biriho bisabwa. Ibyo rero ndega nkubwire yuko hariho insengero zigera kuri 4 ibyo bintu bisabwa, ejo twaraye tubirangije. Hari ahandi bariho babikora ubu ngubu ubwo tuvuga. Numva rero rimwe na rimwe iyo muvuga nk'abanyamakuru hari igihe mubigira binini, n'ikiri gito kikaba kinini, kikaruta uko cyari gikwiye kungana. Nicyo gituma mvuga umuntu akwiye kubanza kwitaza, akagira iryo suzuma, akareba, akagira assessment, akareba ibikenewe kugira ngo noneho bashaka uburyo bwo kubitunganya. Rero kugira ngo byadufasha gusumba kwifata kwitama, noneho tugatangira borogera buri muntu wese. Hari aho mufite impungenge mubona muti aha naha bizasaba yuko tuba dufunzeho gatoya kugira ngo dukwize ibisabwa byose? Birashoboka ko mu madenomination amwe ndetse no mu yacu Anglican birashoboka ko hari aho byaba biri simbizi, niyo ya assessment ndiyo nkubwira.
aho ngeze agiye nshobora gusuzuma muri metropolitan diocese mfite ntacyo mbona cyantwara icyumweru cyangwa cyantwara ibyumweru bibiri. ubwo uravuga uti ibi bintu bigendanye n'iterambere, bigendanye n'icyerekezo, byari ngombwa yuko dusubiza amaso inyuma tugakora ibiriziya koko bigendanye n'igihe igihugu kiri kujyamo. Nibyo dukwiye kureba aho igihugu cyacu kigeze. Niyo ugiye no mu byaro by'iki gihugu, niyo ugiye aho ugiye urasanga yuko iki gihugu cyacu kigeze kure cyane. Urahasanga isuku, urahasanga abantu bakubura, urahasanga umuntu afite amatara mu nzu. Nta munyarwanda ntabona muri iki gihe utari ugerageza kwimprovinga ubuzima bwe, kwiteza imbere. Niba rero ibyo ngibyo turiho tubiharanira mu miryango yacu, mu ngo zacu, mu makaritiye aho dutuye, ese kuki urwo rusengero rwo tutaruharanira gutyo? Nibaza rero yuko paruwase yo muri 2024 ntabwo ikwiye kuba nka paruwase yo muri 53. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Ikiganiro ni imvo n'imvano, nakiriye Maître Buhuru Pierre Celestin, ni umunyamategeko akaba n'umusesenguzi ku ngingo nyinshi zitandukanye, ari mu bifuje gutanga ibitekerezo kuri iyi ngingo yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa. Maître Buhuru, igikorwa cyo gufunga insengero kibaye ku nshuro ya kabiri, hari hashize imyaka 5, ariko kuri iyi nshuro hafunzwe nyinshi cyane zirenga 5,000 mu gihugu cyose. Wowe ubivugaho iki? Ngenda reba, sindeba gusa ubwinshi bw'amatorero cyangwa se amadini cyangwa se insengero zafunzwe, ariko ngenda reba ahubwo uburenganzira bw'abantu bajyaga gusengera muri ayo matorero. Abo bantu n'abanyarwanda, imbaga y'abanyarwanda yajyaga mu matorero, yajyaga muri ayo masengero kubera ko hari uburenganzira bw'ibanze bwabo, bumva ko ari ibanze batagomba kuvutswa. Ese abo bantu batekerejweho? Ngi rero nkasanga niba hatarabayeho guhubuka abafashe icyo cyemezo, ariko habayeho no kwirengagiza ubwo burenganzira bw'ibanze, uburenganzira kandi buteganywa n'itegeko nshinga, ku buryo ngiwe nta shidikanya kuvuga yuko babangamiye uburenganzira bw'abari abaturage. Ubwo ku rwego rw'amategeko ariho, amategeko yaba atarubahirijwe? Ndasanga hari amategeko atarubahirijwe, ubwo burenganzira butubahirijwe. Urabona, ngenzengera mu Banglikani, ariko nabonye abantu bo mu yandi matorero ndetse nabo mu Banglikani bamwe na bamwe nzi bafite insengero baje kuvumba aho twekora ko twebwe ntago badufungiye hari ya Kimironko aho duteranira. Ariko hari zimwe na zimwe z'Abanglikani bafunze. Nibo nshatse kubwira, hari z'Abanglikani nabonye zafunzwe, mbona baje kuvumba. Ariko uzi kuza kuvumba wa mpastor w'Umwanglikani wari usanzwe afite urusengero ahagarariye, haraba abakristo be, abayoboke be bateranira, ukabona noneho baramufungiye kandi yarasanzwe yemewe. Itorero Anglikani rirembo mu Rwanda nandi yose wenda ngira ngo hariho ayemewe, ariko ukabona bafunze itorero. None twagiye tubabaza ese n'ukubera iki ngo hari ibintu bimwe ngo tutujuje, ngo badusabye basanga bituzuye. Ariko nibyo leta ivuga yuko itegeko rimaze imyaka ngira ngo 5 ryagombaga kubahirizwa. Hari ibintu leta yasabye amadini, amatorero kugira ngo abyubahirize. Igihe rero bakavuga ko cyari kigeze cyo kubahiriza ibyo byagiye bisabwa. Byinshi bigendanye n'imyubakire bigomba gukosorwa, ni byinshi. Umva rero nkubwire, ibikenewe nakwita mu Gifaransa utile, ni nk'ibikoresho bikenewe n'ubwisanzure bw'umunyarwanda. Ibyo bintu barabitekereje babishyira ku gaciro, cyangwa se no kubera ko badatekereza agaciro. Ese bashyize ku munzani agaciro wa munyarwanda aha imyemerere, kujya guterana, kujya gusenga, kujya gusabana n'abandi,
bashyize agaciro iyo valeur fondamentale, ubwo burenganzira bwe bw'ibanze, ni karori ibura n'amakaro abura, n'umurinda nkuba ubura na sound proof ibura. Hari ibintu by'ibanze ni iki n'ibindi by'ibikoresho, niba hari ibikoresho ariko Maître Buhuru, leta ivuga yuko itabuza abantu gusenga, ariko basengera ahantu hari umutekano, hari ituze. Umva reka nkubwire, ingingo ya 4 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko leta y'u Rwanda yigenga, ifite ubusuge, ishingiye kuri demokarasi, igamije guteza imbere abanyarwanda, kandi ntishingiye ku idini. Ntabwo ishingiye ku idini, sibyo? None niba idashingiye ku idini, ariko ya madini akaba afite, hari amadini afite ubushobozi bukeya, sibyo? No mu madini akomeye hari aho bagiye bafungira kubera iki kibazo cy'ubushobozi bukeya. Ariko se urumva ko leta itamanutse ikinjira mu mikorere ya madini? Ntabwo yagiye kureba imikorere noneho ya madini, nayo biri mu byishinzwe, ntishingiye ku idini, sibyo? Ndazi kandi ndemera yuko igomba gukora regulation, nuvuga gushyiraho amategeko n'amabwiriza bagomba gukurikira mu buryo bagomba gusenga, ku buryo batabangamira umutekano. Icyo nicyo navuga. Yego, ariko noneho umutekano ko ariko twebwe tureba nk'abantu b'abanyarwanda, nk'umuntu nanjye ndemera Imana kandi nsenga, kandi nkaba nkunda n'igihugu cyanjye, ese bwa burenganzira bwanjye bwahungabanyijwe kubera ko hari umutekano w'igihugu warubangamiwe muri cya gikorwa cy'umuturage hariya Kimironko cyangwa se hariya Gatsata cyangwa hari umutekano warubangamiwe koko? Ese amakaro umurinda nkuba ubangamiye umutekano, cyangwa bagiye kwinjira imbere muri wa mutekano wa muturage wagiye muri rwa rusengero imbere? Ese usanze hari amadini nyine akora mu buryo bubangamiye umutekano, abashinzwe umutekano bakaba barabibonye, atari ugushaka kubitangaza ariko barabibonye? Ntabyo nigeze numva, ntabwo nigeze numva bavuze ngo idini riniri cyangwa se urusengero runuru rwabangamiye umutekano. Aho ngaho bibaye kurufunga rwose, nanjye naba mu bambere bavuze bati kira kintu ni mu gifunge cyo kibangamiye umutekano. Nigeze no kubisaba ngiye ubwanjye hano twasengeraga, ahantu dutuye hari urusaku rwinshi cyane, noneho abantu bakarara bavuza ingoma, bakubita ibintu byinshi cyane, ku buryo twahamagaraga abashinzwe umutekano uti mwadukijije ruriya rusaku. Mwe murabyisabira? Twe twarabyisabiye nk'abaturage, ubwo wenda n'ahandi hirya no hino bagiye babisaba. Ubwo noneho mu gihe abantu batangiye kwisuganya hirya no hino bagashyiramo bagasaka bya bikoresho byo kugabanyijwe, urwo rusengero rwo hepfo yaho ntuye nagiye kumva mbona barufunze, ariko bya bindi bari baragerageje kubikora. Donc ibyo babasabye bari bagerageje kubikora, ariko ubu ngubu barafunze. Sinzi niba ari ibindi wenda nk'imirina nkuba cyangwa iki, ariko numva harabayeho imbaraga nyinshi urumva zo kubuza abo bantu, ariko ntabwo twe nk'abaturage aho ngaho niho mvuga, niho nzi nta kibazo cy'umutekano twari tugifite aho ngaho. None Maître Buhuru, harayeho leta yafunze nk'abasengera ku migezi, abasengera ku masumo, abasengera mu butayu, mu mashyamba n'ahandi hantu leta ivuga ko hashyira umutekano mu kaga, umutekano w'abaturage. Ibyo hari aho leta yatandukiriye? Aho hari icyo twita casuistique, ni ukuvuga case by case. Ibyo ni ibintu byagombye kwitwa gusuzumwa case by case. Ese wowe nk'umunyamakuru harawumvishe ko hari urusengero rwari rubangamiye umutekano w'abaturage? Wumvise? Reka ngoye nk'urugero ngewe navuga ku misozi no mu mashyamba, hari aho leta yagiye igaragaza ko hagiye hapfa abantu bagiye gusenga. Ariko umuntu ugiye gusenga wenda njya numva habavuga Kanyarira, sibyo? Sinzi niba ari umusozi wemewe gusengerwaho. Hari amazi cyangwa se hari ishyamba amabandi ashobora kwihishamo. Igihe leta yavuze iti hari ahantu hajya kwisha amabandi, sibyo? Agiye kubuza abantu bagiye gusenga, agiye kubatega, icyakorwa niki? Nuko hafunga cyangwa se nuko hashyira habwo kurinda umutekano wa abantu na hahantu. Nge numva ari inshingano za leta zo kuba yajya kurinda wa musozi. Ariko noneho niba ari ahantu abantu bahisemo kujya bajya gusengera, ntabwo umuti ari kujya kuhafunga, ahubwo n'ubuti nukwakira umutekano. Reka dufate urundi rugero rwonzi noneho. Mbere yuko bafunga hari ahantu, ntabwo nigeze mbikurikira, ntabwo nanone bimenye ko bafunze.
hari umuntu wambwiye ati hariya i Rusororo hari umusozi ubusitani bw'amasengesho ushobora kuntwara ukangeza hariya uyu munsi ndashaka kujya gusenga ndamutwara mbageze nsanga n'ahantu hari korotire haje uruzitiro n'ingufuri barahafunze rwose ariko ni jardin mbageze nsanga itangazo ngo ahantu harafunze ariko nta kindi kintu kirimo uretse ko ari ubusitani batunganije ndibaza hese ahantu nibiki byabaye ndavuga nose aha naho basengeye ikintu bajije abasekirite baraho ngaho bati nukubera umutekano ahantu se ko mbona ubusitani butunganije buriya umutekano ushobora kuba warashobora kubura aha hantu nta gasozi kari protege abahafungiye nose nta burenganzira bari bafite iri toro ntabwo rifite gufungura ubu busitani aho ngaho nasanze ari ukundi ikintu cyo guhubuka nose uzabuza abantu kujya Kibeho ngo nukubera niba bagiye ku Kibeho handi bikira Mariya ajya abonekera hakagenda abantu bejo no babo bakurira podium cyangwa se bakagwa bagapfa nose uzavuga ngo uzabuza abantu kujya gusenga kubera ko iyo bahagiye habaho impanuka nose ni abantu bagikanyarira wenda ari benshi cyangwa se umuntu akajya mu mazi agasenga kumva mu buryo bwo gusenga umbabarire sinzi ko umuntu ashobora kujya gusenga agamije kwica ntugiye munsi y'amazi amazi ari kumumanukaho noneho aya mazi akaza akahatinda wenda akahapfira ibyo byabazwa nde ko umuntu niba yashatse kwiyahura se abinyujije mu masengesho simbizi ariko se umushaka kwiyahura ushobora kumurinda simzi leta yabikora leta yarinda abantu kereka izi ko abantu bajya kwiyahura babanza kwitabaza ntizi ko abantu bajya kwiyahura babanza kujya kwitabaza icyo gihe afata ibyemezo byo kurinda abantu aho bajya kwiyahurira ariko niba ibyemezo ni nk'ingamba zo gukumira ko haba impfu ahantu nk'aho ngaho haba hashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga tureke gushakisha ibintu byo gusobanura ibintu bidasobanuka hari ahantu mbona ngewe ku giti cyanjye mu by'ukuri leta yararengereye sinzi niba ari leta reka mvuga abayobozi no kuvuga leta kubera ko sinzi yuko leta no kuvuga guverinoma yateranye igafata icyemezo cyo gufunga aho hantu hose simbizi nekereza ko ari abantu bari muri leta dutandukanye abantu bari muri leta ariko nabo bashyiraga icyemezo cyafashwe mu bikorwa cyangwa se itegeko rigendanye n'amadini n'abasenga itegeko rigenga amadini ngira ngo ko ryavuguruwe hashize imyaka 5 uko RGB bivuga reka nkubwire iryo tegeko rigenga amatorero n'amadini ryemera ubwisanzure mu mitekerereze no mu myemerere ubwisanzure mu bitekerezo mu mutima nama reka tuvuge ikintu cy'umutima nama ese bantu bafite mu mitima nama yabo uburenganzira bwo guhitamo uburenganzira bwo kujya gusenga ariko bakomeza bakagenda bakajya gusengera hantu bakaba bafite uburenganzira bwo kubigaragariza mu ruhame kandi ibyo byose birengerwa na leta kujya gusenga guhitamo kugaragariza kwa gusengera kwawe birengerwa na leta sibyo mu buryo butegwa n'amategeko muri bwa buryo bw'uko bagomba kubigaragariza kandi burengerwa n'amategeko buteganywa n'amategeko ariko bari abantu buriya bari abantu babanje ku abo baturage babanje koko kubibamenyesha ku buryo babibamenyesheje bose bakabaha n'igihe ntarengwa cyo ariko leta yatanze imyaka 5 leta ni urwego rushinzwe imiyoborere rwatanze imyaka 5 ko bagomba kuba bashyize mu bikorwa ibyo basabwe hari ibintu by'ibanze sibyo nibyo natangiriyeho ngira ngo tuganira nakubwiye hari ibintu by'ibanze udashobora kuba wahungabanya kereka hari impamvu ikomeye ubwo bwisanzure bw'abantu bwo kujya gusenga wajya gusengera ku musozi wajya gusengera mu bikombe cyangwa se mu migezi sinzi ko leta ishobora kuza kukubwira ngo niba yarataye ibyo teruro uburenganzira bwo gushyiraho ahantu ho gusengera ishobora kureba ngo kubera ko akangaka kabuze gushyira ku munzani bwa burenganzira bwa wa muturage na cya kintu kibura nicyo ndi kuvuga bashyize mu gaciro bwa burenganzira bw'ibanze bwa wa munyarwanda na ka kantu kabura nsanga habayemo gukabya ntabwo ndi umupolitisiye ngo mbe naragiye muri iyo nama yafatiwemo ibyo byemezo kugira ngo tuvuge ngo ni leta nuvuga ko biba byarafashwe nka decision ya guverinoma ariko igihe ari urwego rwabifashe
atari icyemezo cya guverinoma. Ibyo bintu tubyitirira guverinoma ariko nta tubyitirira leta ariko atari leta, ari urwego. Ibyo nabyo bigomba kwigwa. Ese umuministre azashyiraho amabwiriza ngo ashingiye ku itegeko, noneho ya mabwiriza niba basanze ayo mabwiriza hari aho yarengereye, bizitirwa leta? Ntabwo bizitirwa leta, kubera ko leta yashyizeho iryo tegeko, iha uburenganzira uwo muministre gushyiraho amabwiriza akurikije rya tegeko. Ariko niba gushyiraho amabwiriza adakurikije rya tegeko, ntabwo bazabyitirira leta, ahubwo ni ugomba kubibazwa. None hari gukorwa iki mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iyubahirizwa ry'ibireba amadini n'insengero n'amatorero? Ntabwo ndi mu buyobozi bw'amadini cyangwa se bw'amatorero ngo mbe nzi ido n'ido ry'ibyo bintu bari babasabye, ngo ndebe urutonde rw'ibyo bari bubahirije n'ibitari byarubahirijwe. Ariko ngendeye aho nsengera, aho nteranira, nkareba uburyo amatangazo yahoraga aza buri gihe, ibisabwa cyane cyane kubaka ibingibi byo kugabanya urusaku no gushyiramo amakaro. Nkareba n'ahandi hepfo yaho ntuye, none ntabwo ari itorero nsengeramo naho bita ngo ni urusengero rw'abanyamurenge. Nkareba nabo eforo bakoraga, nsanga hatarabayeho gushyira mu gaciro imbaraga ziriya nsengero, ayo matorero yari yashyize mu kubahiriza bya bindi byasabwaga. Noneho utuntu dukeya wenda twaburaga, bakafata icyemezo rusange gufungira abanyarwanda, ntekereza ko barenga amamiliyoni, bakabafungira ubwo burenganzira bwo kujya guterana. Kandi aho hantu bateranira ni n'ahantu hanyuzwa n'inyigisho, hanyuzwa n'amahugurwa. Leta iyo ikeneye gutanga inyigisho cyangwa se gutanga amahugurwa cyangwa se gutanga amatangazo, ahantu hambere inyura burya amatorero n'abafasha ba leta. Ubwo rero kuvuga ngo bagiye gufungira abantu nge nsanga harimo ikintu cyo kuvuga ngo babasuzuguye, ntabwo babitayeho. Abantu barenga miliyoni 3 bateraniraga aho hantu, bahabwaga amabwiriza n'amatangazo n'ibiki byose byerekeranye n'uburyo bwo kubaka leta naho batuye n'ibiki byose. Ese Maître Buhuru, usanga amatorero y'ubwayo hagati yayo muri bo ubwabo nta bibazo bafite? Ubona badafite ibibazo n'imikorere yabo? Hari ikibazo gikomeye cyane, ntabwo navuga ngo ntabwo ari ikibazo. Nayo matorero kuko aya matorero afite ibibazo. Leta yakoze uko ishoboye kugira ngo ibahugure, ibashyirireho ibyo bagomba kuzuza nk'ibijyanye na formation, kwitegura abagomba kuzajya bayobora abandi. Ariko ibyo bintu byakozwe huti, byakozwe vuba, ku buryo hatabayeho ukwitegura guhagije kugira ngo ayo matorero yose aba afite abavugizi koko bajijutse, ndavuga mu bwenge busanzwe bwa muntu no mu myemerere. Bashobora kuba barakoze imyaka 2 wenda muri teoloji, ariko urajya gukora teoloji imyaka 2 ubundi kugira ngo wige iyobokamana neza, umuntu ufite background, ufite imbaraga kose, ugomba kubanza kwiga filozofi. Warangiza filozofi noneho ukakurikizaho teoloji. Ni ibintu bijyana. Ariko birukanze baragenda, wenda barangije harabangije segonderi, barukanka bagiye gukora teoloji. Ni nko kujya kwigisha abantu kuvuga ishapure n'amayibukiro n'amasengesho bakayafata mu mutwe, no gusoma biri amaverse amwe bakayafata mu mutwe, ariko batitaye nta formation nta myitegurire ihagije. Ubwo rero kugira ngo umuntu agere ku rwego rushimishije koko rwo kuba yaba umuyobozi w'itorero, ntabwo ari ibintu bikorwa mu myaka 2 cyangwa imyaka 3. Nuvuga rero imbaraga nkeya mu by'ukuri ziracyahari. Abavugizi rero mu by'ukuri ndebye ubwinshi bw'ayo matorero bagiye babemera kubera ko bazanye impapuro, bazanye amadiplome, bazanye n'ibiki, ariko mu by'ukuri usanga ari ikibazo cy'ubumenyi. None dusa nk'abajya ku musozo, n'umukuru w'itorero ry'Abangilikana akaba n'umuvugizi waryo aremera ko byari ngombwa ko leta ikora ibyo cyangwa se urwego rubishinzwe rukora ibyo rwakoze byo gufunga insengero kubera ko hari ibyo basabwe bagomba kuko kuzuza. Ntabwo ngewe ndi umuyobozi w'itorero, sindi umuyobozi n'umwe rwose, nta torero na rimwe mfitemo ubuyobozi, ariko nsanga hari imbaraga nkeya, usanga amatorero cyangwa se abayobozi b'amatorero bafite. Icyemezo cyo gufunga insengero cyarahubukiwe. Ntabwo sindi umukozi wa leta, sindi n'umukozi w'itorero,
njyewe ndareba abaturage nabonye baza gusembera bajya gusengera ahandi abandi insengero zifunze uburenganzira bw'ibanze bwabo njye nibyo ndeba ariko uvuga ngo cyarahubutse ntabwo nabaye involved nta ruhare nabigize narabyumvise gusa narabibonye gusa ariko ntabwo navuga ngo cyarahubutse cyangwa se ntabwo cyahubutse uretse ko mbonye ko bitakozwe neza. Nabibutsaga ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mu gikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Kuri uyu wa gatatu ubwo yarahizaga abadepite batowe mu nteko nshingamategeko, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagarutse birambuye kuri iki kibazo. Perezida Kagame avuga ko hari amatorero yashinzwe kugira ngo akamure umutungo w'abaturage ndetse n'ababwirizabutumwa bigize abahanuzi ko ibyo bitagomba kwihanganirwa. Twumve Perezida Kagame. Amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki. Iminsi mbibona kandi sibwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse, sinzi bamwe mubyibuka, zari abantu basana bijijisha ntibagire memore. Ikintu cy'amakanisa ni iki? Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate amakanisa cyangwa niki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi, amakanisa ibihumbi niki mwarwaye iki koko abanyarwanda ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba, biduha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu. Ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro, habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi. Ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda n'aba bicaye, mwebwe abadepite mwicaye hano Rwanda, ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye, ukaba umudepite, ukaba umupasitori, ukagira ikanisa, warangiza erega abantu bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga, agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. Ni ukuvuga rero abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo. Ni indwara ki? Ugahura abo rero bameze batyo, hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro, ariko wenda niko mubyumva sinzi, usibye ko bamwe tutabyemera. Uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe, nahuye n'Imana, navuganye nayo. Wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye. Wahura n'undi ni umuhanuzi, arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Ugomba kuba uri umusazi, niho nahera. Icya kabiri nagusaba ubuhamya, evidence. Ibi ngibi uvuga yuko warayihuye n'Imana, ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho, nyereka gihamya. Ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza, mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho, ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye, hari bitwavutse bamwe muri twe
tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza nubwo niyo naba hatari ibyo nemera nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo ndabyihorera bikamera gutyo ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano mwebwe abantu bakuze abantu bazima abantu mufite ibyo munyuzemo umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose agafata igihugu akakigira ingwate namwe mukarindagira mugakurikira uwaturuze se ubwo yarakarabye wa mugani w'ikinyarwanda abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri mwarize mwaraminuje muraho muri abantu babirase babandi baviVIP warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira ntunamubaze utari kurantwara he ariko handi muranabizi hari nabo bicaga hari nubwo abantu bica niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu umera cyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara abantu benshi magana ngaya akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugira gute abantu bagapfa murabizi murabumva murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba byose n'ibyo mushaka mwebwe n'ibyo mushaka kubamo ibyo mushaka uwo muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo niba mushaka kuba abapasiteri muve mu budepite mugende mu abapasiteri ariko nabo mbere y'uko muba abapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira wabanje ukihanurira se wowe urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe uraho uri icyo ntazi urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki ni nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza uko ugomba gukora buri kintu ibyinshi bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora mureke tubazanemo urujijo bakaza bigize ibitangaza namwe mugakurikira ntawe utekereza ntawe ubaza ntawe ugira ati nuje hari izindi manza nyinshi ngo bashinzwe ubutabera bamwe barabizi hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo na bike bari bafite bakayobora hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire ukabanza kwaka duke wari ufite bateza n'igihumbi aho ukakizana bakaguha bitatu ukagenda ukavuga uriya muntu ukongera ukagaruka watanze igihumbi wavanyemo bitatu bikajya kurangira bakuvanyemo 20 ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano hari utabizi ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini bijya no mu nsengero bijya mu nabyo biba bityo ubu abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora n'iki ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho niba ari ibintu hari amategeko abigenga niba byujuje ibyangombwa ibyo birumvikana mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye imana wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'imana ndamuvugaho imana ntinyumva nabi ariko uyu muntu uko ari nkawe nawe uko ari umuntu nkawe wagiyeho ubwo we wagiye kumwemerera guhinduka imana gute ni umuntu nkawe ntabwo ari imana ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya kubita icya mbere ibyo byose mvuga hari amategeko ariho cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza hari ibitari biriho muri ayo mategeko muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza kugira ngo tutaza kuba abantu bari aho bihuza gusa so bigomba kubahirizwa rero ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha ndabizi
ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana, budafite uwo buhutaza. Iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo, abo bakwiye guhutara. Abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho ni aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda. Nibo mvuga abanyarwanda mubeshya mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya, mukabambura na bike batunze, mwebwe mukabigira ibyanyu. Bigomba guhagarara byanze bikunze. Icya gatatu rero noneho nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini, makanisa mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga, umutungo wabo, biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo, igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana, ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike, kandi ntaho bihuriye. Iyo babivuga barabidramatizing, barabikabya bigasa nkaho leta yafunze insengero, yafunze ibintu byacitse, bikavuga mu isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya. Abantu bareke kubeshya, ntaho bihuriye. Ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu. Abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira surabuvana he? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara. Rwose bigomba guhagarara, ndabibabwira, kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye. Bihagarare. So abari bazi ko ntabizi, ndabura ngo ndabizi cyane rwose, kandi nsubiremo, bikwiye guhagarara, kagira uburyo binyuramo, kigiye kubakwa, kigiye kubaho. Hanyuma no mu nzego za leta, abazikorera, abazirimo, abafite uko bemera, ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko. Batandukanye ibintu, batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupasitori at the same time. Aho ngaho turahitamo kimwe. Ntabwo ari icyaha, ushobora kubiba byombi, ushobora kuba ibintu byose, ariko kugira ngo tutangiza akazi dushinzwe gukorera abanyarwanda, bigomba kugira uko bitandukana. Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ku nsengero zafunzwe n'umurongo iby'amatorero n'insengero bigomba guhabwa. Aha akaba ari naho dusoreje ikiganiro cyacu. Mwakoze mwese abakigizemo uruhare, namwe mwese abaduteze amatwi. Gendi Yves Bucyana, mukomeze mugire weekend nziza.